garuka kuwiyita umukozi w'Imana Pastor Claude na kariya kagabo kandi kameze nk'akatoga kitwa niba ari ngo Pastor Ezekiel na mama Mugwiza wejo bundi yasabye imbabazi. Mu by'ukuri tujya tuvuga ibintu dusubira ibindi, niba uje unenga umuntu nakora n'ikintu kiza umushime. Mama Mugwiza ejo bundi yarasabye imbabazi aravuga ati rwose mumbabarira aho navuze nabi. Ndetse n'uwitwa Pastor Justin mana yanjye, umuntu uziranye na Pastor Justin azaduhuze, uriya mugabo naramukunze pe. Mumbabarire Claude arimo aravuga ngo twese ko tutamufashije, twebwe ntabwo twari tuziranye nawe, cyane tuziranye nawe n'abari baziranye, kandi nta nubwo twigeze tuvuga, nta nubwo twigeze tukora live cyangwa space ngo tuvuge ngo uriya muntu ari gukora prank mwimufasha. Iyo udafashije umuntu uraricecekera. Abantu benshi barabivuze muri comment baravuga ati se twari kumufasha gute muri kutubwira ngo ni prank, natwe nimukaducanga abantu mukabacange, sibyo? Iyi live aba recordinga mu recordinge mbere yuko ngira ikintu cyose mvuga, sibyo? Claude yavuze uraza kubiplenga ko nabikoresha kugira ngo uze kubyumvisha abantu. Yavuze yuko ngo mu kwezi kwa 8 no kwa 9 ngampaye amezi 2 ngo kuba nanjye ari ikintu cyambayeho. Nibo bazi uburyo bagenje dore imbogo, nibo bazi ibyo bamukoze. Nanjye rero yavuze ko mu kwa 7 mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 ngo ari ikintu kizambaho. Mbaye mbivuze ndishinganishije kubatura Rwanda, ndishinganishije muri ribu, ndishinganishije n'intaka n'umutwe. Nimwumva ngo ukwa 8 cyangwa ukwa 9 natatse no mu nda muzamenye yuko ari Claude ubikoze cyane rwose. Umva ndabibabwiye ngo nina narwara n'umutwe nkumva uri kundya, ibyo bintu muzabibaze Claude. Ningira icyomba mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 nkagira icyomba, nkagira icyomba, ibyo bintu Claude azabibazwe. Mbaye nishinganishije hakiri kare mbere yo gutangira ikiganiro. Ibyo bakoze dore imbogo twarabibonye, aho babanje kumuhirika kwa muganga twarabibonye, barahuhuye, ibyo biragaragaye. None nukuvuga ngo niba bafite ubuzima bwacu mu biganza, bafite uburyo babigenzamo, bafite iyo myuka yabo bakorana nayo ku buryo baza bakagereranya nyuma bakavuga ngo uyu muntu mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 ngo hari ikintu kizamubaho. Mbaye mbivuze ku mugaragaro ikintu nzaba n'intaka umutwe, n'intaka urwara, n'intaka ivi, n'intaka iki, ibyo bintu ubuzima bwanjye bwose mbushinganishije mu biganza byo kwa Claude. Niwe wabyivugiye nakuvuga idahiye uri kubirikodinga. Oya ego ko abarikodinga bicaye aha. Ibi bintu ni izere ko biri recorded kugira ngo ikintu cyose nzaba muzongere mugarura no majwi. Ikintu rero gitumye tugaruka kuri live ngiki, sibyo? Mwabantu mwe reka tuganire, twirengagize ibintu bya social media, twirengagize ibyuko turi ibyo by'ibiki, reka tujye tuganire nk'abantu 1070 mani muri benshi pe, sibyo? Nutumva ikintu ko tutacyumva nari unaho ufite uburenganzira bwo kucyandika cyangwa se ukaza ukanasaba ni tambo tukarigwa nawe ukavuga uko bitekereza. Bro, njyewe buri wese afite ukuntu aba yaravutse. Nkanjye Briane ndi muri social media kuko nibyo nashimye, ni nabyo nashatse. Ariko na umwana wanjye na mama wanjye n'abavandimwe banjye ibya social media ntibabizi, nta nubwo babikeneye kubimenya. Impamvu ngenje gukora ino live nabonye ariko Claude we, Yesu we mana, aravuga umuriro ukaka na n'uyu munota. Niba umuntu ariko se ubundi banirebye barebye buriya baruva nta n'isoni bafite zo gutinyuka no gufungura umunwa wabo bakavuga akagendera mu kwaha kwa uriya we ngo Ezekiel bankubwire wowe banzu urebe wikigereranya na Claude. Noneho yageze aho ngaravuga ngo yaduha akazi, ngo we ngo burango yaba boss akaduha. Ubaye utanazi isabune yagukarabya nguke. Nabonye ngo yazanye ngo korogati ngo n'uburoso ngo kwibrosereza imbere ya kamera. Jya kwa muganga, jya kwa Ale uwoza amenye ikora amenye ari hano. Ale muhereza ubufasha.
hamagara uriya mugabo aze umuhereze ubufasha ngo ntabwo ngo ari pasiteri ngo wabatinganye ariko se reka njye mbabaze usibye ko mujya kwitirira umuntu ibintu mudahagazeho reka wenda mbyemere ko ari byo da pasiteri ntahaheza sibyo ahubwo niba uzi yuko uwo muntu akora ibyo bintu by'ingeso mbi nibaza yuko iyo uri pasiteri umubwira ubutumwa bwiza akihana akava muri icyo gice kibi akaza mu muco muzima. umva uyu witwa Ezekiyeli rero njyewe mubwira ikintu kimwe. Ezekiyeli wowe nimba uzi kuri umucanshuro shahu uzi neza yuko Ezekiyeli reka tubyemere da Ezekiyeli ufite iki mu by'ukuri ko n'umuntu ajya avuga ufite iki mbere yuko ujya kubumbura akanwa kawe wowe uriye banza wirebe abo ba Claude muvukana bafite iyo batuye bagira iyo babumva ukuntu bagutuka wowe uririrwa uhunahuna inyuma yabo n'ubupira umeze nka portemanto n'umwenda uririrwa uhwinina ubushati bwatoye uruhumbu. Ezekiyeli banza wirebe natwe turebe Ezekiyeli banza ushake agasabune ko gukara. dore umugabo babamo uzi ubwenge nuko agera aho ngaho nawe ibintu bakamubaza ibintu bye. uno mugabo witwa ngo Pastor Juste ngewe amaje gukora ibintu kabiri. ubwa mbere Rayira avuga ngo nigobe ngo ry'imbwa ngo abari abagabo ngo bafite ngo agaco nako ngo agatimu k'igobe ry'imbwa uri kumva. Juste yagiye yirebera Rayira uri kumva bariyunga baramutuka ngo wadusuzuguje ngo gute umuntu adutwa ngo rimwe ukajya kwiyunga. undi aravuga ati ariko se tuzahora mu matiku ntabwo umuntu azigera yiyunga n'umuntu ubuzima bukomeze. naranamubonye rero ubundi akora ikiganiro aravuga ati Pastor Claude mureke amagambo twakoze ibintu bibi rero kuba abantu bahagurukira bakavuga ko twakoze ibintu bibi mwibyanga nimuco bugufi musaba imbabazi urimo urumva kuko zisabagirira ariko banga kumva. ubu rero ikintu nibe nuriya Juste wanamugani singaruye live mu kanya nabonye uyu mugore witwa ngo ni Jennifer yaravuze vavatara uretse utarajya kuri Jennifer umvaga utarajya kuri Jennifer Bria ndashaka kubanza kubabwira aka kantu katarya kumye kameze nk'urukwi akagasurubende gakanura nk'inturumyi gakanura nk'inturo yo mu rubingo aka kamabingo kamajiga kiminkanyari ngira ngo yatembye hose mumubwire muti cira birarura uzakoreshe bene wanyu nyagukorerwa amabuye ubanza unature umva amata ntasabwa hakombwaji wowe Ezekiyeli we amata ntasabwa hakombwa n'uwatemba ntiyatembera iwawe ubwawe ntiwihagije warumye umeze nk'urukwi n'igiti cyakubiswe n'inkuba. Claude arabasuka Jihad isagiye kandi uri kumva Claude arabashuka ariko reka mbabwize ukuri nka Ezekiyeli we rwose usibye ko kuza kumuvugaho ntago ngewe nakabaye rwose. Ezekiyeli banza ugende urya uhage ubanze wumve yuko unariye uriye niba ufite YouTube channel ugenda amafaranga uri gukuramo y'inyungu ubanze ugende uhage genda ubanze urye ubone kuza kuvugana n'abandi bantu bahaze bariye. uwo Claude muvugana nawe ubwo aba yariye urabona mumeze kimwe urabona mufite umubiri umeze kimwe urahuhwa n'umuyaga uraho ngaho nawe nuzi ibyo urimo imibereho yawe ntimeze neza urimo uraza guhangana n'abantu wihangana ku mbuga nkoranyambaga ntago ari mu kibuga cya rugubi ngo turirukanka turarwana sibyo wijya gusesengura ngo uri umuhanuzi ihanurira ibyiza. ese ubwo we ntago wakihanura utuntu twiza ihanurira ibiryo ubanza urya uhage ihanurire aho utuye ihanurira agasabune keza ubanze woguke ihanurire inshuti yanjye